kiriya kiganiro twakoze umunsi washize cyangejeje ku bukire bro. Hari umumama wamamagaye anyohereza amafaranga, nubwo abantu babivuga ngo ni ukwiyemera, mba nshaka guhindurira ubuzima abana, habe imyambarire, habe imirire, habe iki, mituweli de sante, byose ngenda bikora. Imyenda bambaye uko ubibona, wowe nabiguze ureba, mujye mubayeho mu buzima bwiza no gufasha mufasha. Iyo mbona nta kintu ngufashije mba numva nkuri mideni. Abana ndabakunda kandi nkunda buryo ki ubundi kurera biva hasi mu mizi. Iyo ufasha abato bawiteganyiriza, hari igihe ufata ibintu ukabigira gutya, si wo kwedoye, regeza umuntu ntago kwigira umuntu. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, ngira ngo narabwiye ni kuri Kigali News Channel, Ama-G The Black mpabaye. Twakunze comment zanyu z'abantu bagiye badukirira ku kiganiro twakoze, abandi nabo bakaveba. Nta muntu waneza abantu bose. Mumeze mute gadi, umeze ute? yemeze neza. Yego, Ese kubera icyo uvuze ngo nta muntu wanezeza abantu bose, nuko niko bimeze. Nanjye nta muntu waneza uwo ari we wese, never. nese nuko umuntu atajya anezerwa Hari igihe umuntu atanezerwa ku bushake bwe se, cyakora ko ku utamunejeje. bushake bw'imyumvire ye cyangwa se amarangamutima ye. Muri comment waruhereye muri comment hari umuntu wavuze ngo Ariko abo bantu baba bashaka iki? Byiza bibi? uramfasha kubyumva nimba ari byiza. Uwo muntu yavuze ngo Ama-G dukunda ibitekerezo bye. Yego, Wanga cyane. Ibitekerezo byawe nawe byaramufashije. Ariko azatubwiye ngo umuti w'ubukene ni uwuhe? umuti w'ubukene ni ukumva ibitekerezo by'abantu bashobora kuguhereza ibitekerezo biganisha ku bukire. Niwo muti w'intuza. Ni wo muti w'ubukene. Ko se bajya bavuga inama nziza no Abo ngabo nyine ni abakene. hari nk'amagambo umuntu ashobora kumva avuga ati aya magambo umuntu yavuze no. Ariko ubundi reka nkubaze, azabanze yibaze ubukene ni ubuki. Ubukene ni ubuhe? Ubukene ni kuba wenda ufite amafaranga ngahe? Ubukene ni biki? Nk'ubu ngubu kiriya kiganiro twakoze umunsi washize cyangejeje ku bukire bro. Ku mafaranga rwose. Hari umumama wamamagaye anyohereza amafaranga, abikuye kuri kiriya kiganiro twakoze. uwo muntu tumushimire cyane. Hari umupapa wampamagaye, ntago navuga ahantu aherereye, ariko nawe yambwiye ko kuwa mbere hari uko zabigenza, hari ukuntu byagenda weekend, ariko mu buryo bwo imikoranire. cya kintu n'ubundi twavugaga Bimwe mvuga, iyo utari uri we biragorana kubona support. uvuga ngo urwaye indwara arayirata Yego. Rero nimero zanjye ni 0788 400 519. Iyo ndase rero iyo nimero hari ukuntu bimfasha. arasa n'amandazi mwokeje ko ngeze hano nsanga uri kota. Oya, ni ibirayi biri mu gikarayi kandi turaza kurya twishime Imana. Ariko wabaye uburiwe gadi. Urabizi nawe. Ndabizi, ariko ugomba no kuzagera igihe ukicara imbere y'abaturage bakakubona. Uhora unyerekana ubumwe. nanjye rwose nzaza n'icyaha. Rero niwicara hano mvugira ngo B1G, mvugira ngo
mango 4G interineti nziza cyane ariko iguruka ifite amababa. noneho ikindi kintu nakunze nuko mvugira ngo amavuta meza ni zahabu. Tujye tunamamaza. amavuta n'ubuto nayo kwisiga ni ushatse wayisiga, ushatse wayarya ukayatekamo ifiriti, nuko ari amavuta akorerwa hano Kayonza, akorwa neza cyane kandi mu mabotike yose ari amarimantasiyo. Nakubwira ngo nkwifurije kuzajya ukoresha amavuta yitwa zahabu. Ngaha dukomeze cyane. ubwo nanjye kukubaza ngo ama umeze neza ariko bikose ndumva nkurikije n'ukuntu wavumagaye mu gitondo cya kare nta kuryama mwana saa 10. Ntabwo nshobora kuryama man, ntabwo kuryama ko bimeze nko bahita bampana. Ndyamye nahanwa. Ese buriya kuryama hari ikintu byangiza? Nyine kuryama cyane hari cyangwa kuryama kare hari ikintu byangiza? Yego, hari ikintu byangiza, habe gutekereza, habe bimwe na bimwe muri rusange hari ikintu byangiza, ariko hari n'icyo bifasha kuruhuka. Nyine byose ibintu nimagirirane. Amaje ni ubuhe buryo bwo kubaho neza? Umuntu ni gute yabaho neza? Ugomba kubaho wumva umeze nkawe, wowe ugakwiye kuba uriwe. Yigo, ibyo nibyo byonyine. Umuntu yabwirwa n'ikirere washaka kuba we n'uwo ari uyu muntu. Nuko ibintu ukora bikuvuna, urumva, bikakuvuna kugira ngo ube uwo utari we. Ubwo ngo umuntu ushobora kuvunwa n'ubusa. Oya, biraguranye. Nimba ari wowe ba wowe, nimba ushaka kuba nka runaka birakuvuna. Uri kuvunika. Ibiganiro duhora tuvuga tubahereza, tuba turi kubakebura ngo bumve. Iyo uri uwo utari we birakuvuna. Uzaba umusikama nyine nk'uko nabivuze, uzaba umujura, uzaba umupfubuzi, nyine ibyo byose bizaza kubera ko utari wowe. Oya, tujye twemera iyo nkubwiye ikintu ujye ucyumva. Ba wowe nk'ukuntu umeze, ahubwo nimba bitagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ubivuge twagufasha. muri cya kiganiro twigize gukora ubushize uri kuvuga ko twakoze byinshi. Nicyo ngiye kugusobanurira. Uri kuvuga ko wari uriwe kera. Kera nyine ni ukwikina, ni ukwigaragaza uko utameze, ni ugushaka ifoto ya danje, n'ibyo nyine n'ubwo buzima. Ako buriya buzima twebwe tuzi ko aribwo tumenyeye ko aribwo abasitari ibyo tubyihorere, birorere, murebe abandi babikora. none se ubu ngubu ni ukuvuga ngo se uyu munsi uri rwiyemezamirimo. Hari umuntu wigeze kubona akandika muri comment nyine uri rwiyemezamirimo, uri umuhinzi, uri umworozi, ndi n'umusanirega. Ako kantu ntugakure. umuhanzi, uri umukinnyi wa filime. Bajya batanga ibiganiro babita gute? Babita abangaba banamamaza bagakora ibiki n'ibiki. Ibyo byose ndabikora. Ubibasha ute rero ibyo bintu byose kugira ngo nyine kubihuza muri wowe byose ukabikora? Man, nasanze ari abantu bagiye baca umugani mu kinyarwanda ngo imirimo ibiri yananiye impyisi cyane, ariko ntabwo bigeze bavuga ko nubwo yananiye impyisi yananiye n'abantu. ntabwo bongeyeho n'abantu. Yego, ni umugani w'igico. Ikirahiro cyumva hariya. Ako se hari ngira ngo hari ubusabane ahari. Oya, njyewe
Ako hari ikindi kintu cyantunguye ngeze hano nabonye abana benshi wana. wababonye Yego nasanze abana benshi rwose. Nabo muri kaki. yego ariko man nubwo abantu babivuga ngo ni ukwiyemera mba nshaka guhindurira ubuzima abana, habe imyambarire, habe imirire, habe iki, mituweli do sante, byose ngenda bikora. Ababizi barabizi, sina ngombwa kubibabwira. Ubwo njye nanjye kwibaza no kuvuga ngo wowe wabahamagara bavuga ati muze mbatekere. Ariko ntabwo ari ibyo bintu bya kamera byanyu, muze duhate ibirayi duteke. Ubu ni njye imyenda bambaye uko ubibona, wowe nabiguze ureba. Tete bwira uwo yitwa nde, Jado, ngwino ujye hari inyuma ya kamera, inyura ruguru. Rero ibyo ngibyo ni ibintu biba biri mu buzima bwa muntu. Umeze ute? Utetse iki? Ariko ugira isoni, ugira isoni, egera uwo mugabo. Ntago ari plank, ntago ari blag. Urumva? Ni man, mujye mubayeho mu buzima bwiza no gufasha mufasha. Ni ukuvuga ngo hahandi umuntu atuye hose hari ikintu yakora icyo ari cyo cyose. Si wabibonye se? Yego njyewe nabibonye. Ariko no kubana n'abantu bose icyarimwe muri rusange nibone sawa sawa cyane. Ariko hari igihe wigeze kumwe kubana n'umuntu biravuna. Oya, niyo mpamvu mbana n'abana. Ni umuntu nuko utongeyeho mukuru cyangwa muto. Oya, ni umuntu w'umwana. Ariko kubana n'umuntu muri rusange ntabwo byoroshye. Iyo umuntu yarangije gukura akamenya wagwani, agakenera amafaranga, agakenera ibintu by'iterambere, byakuvuna kubana nawe. Nuvuga ngo n'aba bana batetse hariya, ngura biriya bintu byose wabibonye, nibakura nta kintu navugana nabo. Ama ni ryari uheruka kurakara? Ni ikihe kintu cyane? N'ubu narakaye. Urakajwe n'iki? Ubu ngubu umeze neza. Oya, nta kibazo rwose, kuko ndasuhuza abantu bose bari kure ya mane. Shene yacu Kigali News Channel iri kugaragaza ubu nyine, iri kugaragaza ibintu ukuntu bigiye bimeze. Si turi gukora ahubwo se Kagarara ari Kagarara na Mukanya twari turi kuvugana. Yego. Ari kumbwira ko agiye kujya mu biruhuko, ariko nanone yarambwiye ati mwambeshye kunsura. Tuzamusura na Nyamabondo, tuzamusura. Nyamabondo tuzamusura. Yego, ariko Lil Pac niwe nshaka ko duheraho. Lil Pac tuzamusura ryari? Lil Pac ndaza ni hepfo yanjye, mu Byanga. Urumva rero abo bantu bose tugomba kubasura. Kagarara hari igikorwa ejo bundi mu minsi ishize yakoze, yigeze kereka abantu kwa kundi nyine oye biriya byo kuri kamera ntiva, sibyo? Kuko urumva turaganira. Hari akantu ejo bundi yakoze muri quartier, njye ndamubaza ko wagira ngo ndamubaza se amaji yabara kugira inama n'ibiki, arambwira ati man ibi bintu nkweretse maze ibyumweru 2 bino bintu mbikoze. Ni ukuvuga ngo hari igikorwa nawe yakoze, nifuza ko tuzamusura tukareba nyine ikintu nawe niyo tugomba kumusura kabisa. Twipange tuzageyo. Meze neza naribi kabisa. Hari n'abandi bantu badukurikira baba hanze, hari abadukurikira baba mu gihugu indani, ariko bagakunda ibyo dukora. So
mudutere inkunga tubeho. Nimba turi gukora ibi byose mubona, nimba mukunda Kagarara, nimba mukunda wenda Nyababondo, nimba mukunda Ama-G The Black, kuva mu gitondo sindasinzira. Ndava mu murima nkaza hano nkakora ibiganiro byanjye kuri Ama-G The Black Official, nawe wangeraho tugakora, tugahita tureba nyine tubaneho neza. Gufasha, ariko gufasha buriya ni icyaha. ahubwo ngiye hari ikintu nagize, uzumve iyo ukoze akantu ko gufasha uko kaba kangana kose, ukuntu usigara wiyumva muri wowe, bumva ko hari ikintu wakoze uvuyemo nk'ideni runaka. ideni. Hari umumama twari turi kuvugana, reka nanamusuhuze. Hari igihe yambwiye ngo iyo mbona nta kintu ngufashije mba numva nk'urimo ideni. kandi gufasha ntibigombera ibintu bya mirenge. oya noneho ikintu cya danje bimeze nk'aho ari itegeko. nyine twari turi kubiganira, yambwiye ngo nkurimo ideni gutyo gusa, ngo ni ukuri, ngo hari igihe mba numva ngo ariko umuntu wari uri kunyisegura uko nta mafaranga afite, ariko ideni araryemera. ni ukuvuga ngo buri muntu ahantu atuye afite umuntu abereyemo ideni. Oya amadeni nanjye ndirimo, buri ndimo nk'ubu ngubu nkurimo ideni, ariko nanjye nibanyishyura ideni bandimo nibwo nanjye nakemura ideni rya. muri rusange kadushimira abantu batureba. Ushaka umva respect, muri kubikora neza. Abashimiye cyane, bari kudutera inkunga. Nyine nimwe twifuzaga muturebe, mukore like, mukore comment, kandi noneho comment sinzi umaze iminsi ubibona comment noneho ziri kuza, abantu bazitera nyine baba bakurikiye, baba bafashe umwanya wabo. Nakubwiye gahunda yo kuwa mbere, ibyo ngibyo tubyihorere. ariko respect ku bantu mudukurikiye, kandi ku bantu mwumva ibyo tuvuga, ku bantu mufata wenda nk'icyitegererezo uko nabivuga, mukareba ibintu byacu mukadushyigikira. Rega turi urubyiruko ruri kwiteza imbere. Ikindi kintu wenda nimba nakongeraho dukurozinga, ngiye ku giti cyanjye nanjye reka ngushimire kubera impamvu ngiye kubwira, kubera igikorwa byo ngusanzemo cyabareba peti, kumva kujya guhahira abana ukaza ukanone ukanabatekera n'ibiki ni igikorwa cyiza. Nakakwigiyeho, undi wese uri kutureba yakakwigiyeho, yakora aho atuye hariya na hehe. Si ngombwa guhamagara abantu ngo baze barebe ibyo wakoze. si twahereye mu birayi se ubyibuka, ku musambi, ku musego. Noneho uri hano wenyine n'abana, nta wundi muntu. abana ndabakunda, abana ndabakunda, kandi nkunda buryo ki ubundi kurera biva hasi mu mizi. Iyo ufasha abato bawiteganyiriza, niba witeganyiriza ntiwamenya ejo cyangwa ejo bundi. wagushimira se, ariko kuki ubyihorere? Nanone narabikubwiye ubushize. ntabwo ngushimiye. Byihorere, urakoze cyane. Gusa mukore subscribe kuri Kigali News Channel, mukore subscribe kuri Ama-G The Black Official, mukore subscribe ku Mutako Live. aho hose Twese tubane, dukore community. ni ukubana. Nzovu niwe uvuga ngo ni ukujoyininga, ngo ni ukujoyi. So bishobora kudufasha mu buzima bwacu. Kiriho turacyatangira. Iri ni itangiriro. Ni imirabyo. Ndeba
ama yes wakoze cyane mwakoze cyane God kandi anytime ibiganiro byo kuri Kigali News Channel nakagaruka yeme tujye kurya biriya birayi byakomeje guhumura tutarabitamo inkoko uraza kureba utuntu batwita utumanenyeri udukoryo ariko nkunda abantu mukomeje kutwereka urukundo nkunda abantu ngira blague nyinshi man ariko blague nyinshi nasanze hari igihe zidatuma mbona chance nuvuga ngo nk'ukuntu twari tuzi abasitari kenshi twari tuzi ko kubona nimero y'umusitari bivuna cyane 0788 400 519 none se kuki wowe witanga njyewe ntabyo nzi ibyo ngibyo nta nubwo ubusitari mbuzi ariko icyo mbabwiye nimero zanjye nizo ariko abasitari urana kurega urugero nk'aka kantu ari igihe ufata ibintu ukabigira gutya si wo kweduye regeza uri umuntu ntago kwigira umuntu wa danje mu bantu bagukunze ari ibintu birenze mani reka nkubwize ukuri mu biganiro tumaze iminsi dukora hari amafaranga binyinjirije yes hari inama cyangwa se abantu bambwiye ngo wagakuze gutya na gutya na gutya ariko iyo nze gukomeza kwigira kagarara we ndamuzi ntago navuga ngo kwigira kagarara ntago nari kubibona to be serious ndi kubikubwira gutyo hari ikintu ubonye muri iyi minsi utari kubona iyo ntaza kubereka nyine lifestyle yanjye so rero mugerageze ibi bintu bikwedutse murekure cyangwa se nimutanarekura mugakomeza gukwedura ndabibyimba reka ngende bye God way Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.